Mwaramutse mute aho mutwumva muherereye reka tubasuhuze cyane tubifurize ibihe byiza tubifurize weekend nziza tubahe ikaze n'ubundi nk'ibisanzwe muri aya makuru yacu muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatandatu turi ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu purito tukaba turi mu mwaka wa 2025 iki gitondo rero n'ubundi tukaba tugarutse cyangwa se tuzindutse kugira ngo twibanire mu makuru agezweho ariko nk'ibisanzwe amakuru yacu akaba akomeje kugenda yibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho turibuze kuza kugera rwose tureba ku munsi w'ejo uko bwije bimeze mu bice bigiye bitandukanye haba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru turaza rero mu by'ukuri gusimbukira n'ubundi muri Iran ndetse na Israel naho imirwano ikomeje kugenda iba imirwano ibitero bikomeje kugenda iba ibitero karundura ibitero biri kugenda byibasira imijyi igiye itandukanye yo muri bihugu ndetse rero tukaba turibuze kugenda twinjiramo tureba amateka ese kubera iki bihugu byabaye ibishuti cyangwa se bigeze kubaho inshuti zikomeye cyane ariko ubikaba birimo kugenda byesurana ibyo byose rero nabyo turibuze kugenda tubigarukaho tuze kureba ibisasu bikomeye cyane Irani rwose yaraye yakiriye cyangwa se yaraye itewe biturutse muri Israel byagenze bite byose rero mu byo turibuze kugenda tugarukaho urasabwa iki urasabwa kudukanda kuri subscribe ndetse ukane no kunzogera niba ukigera kuri umuyoboro rubwa mbere cyangwa se ukaba usanzwe udukurikira ariko utarabikora hanyuma rero kuri wabikoze like ndetse na share ntuze kubyibagirwa kugira ngo tubane mu makuru yacu buryo burambuye uzajya ubonera amakuru ku gihe hanyuma ntabwo nifuza kugira ngo ntangire ikiganiro mu by'ukuri muri iki gitondo ndagira ngo ikiganiro tukinjiranemo na Vincent kugira ngo turebe mu by'ukuri ko ibintu byagenda neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ariko icyo nababwira cyo nuko mu by'ukuri twaje kumenya ko bya bitero byabaye ku munsi w'ejo ibitero rero bya FDR ku munsi w'ejo ahantu bita ngo ni za Majengo hariya rero mu mujyi wa Goma bakaba rwose ngo bakumakumye rwose abacuruzi bakaribira ndetse n'abacuruzi n'abavunjayi abacuruzi ubwo ba mitiyu n'abatambukaga bose bagize gutya barabahagarika bamara n'umwanya rwose utari muto babambura ku buryo nta kintu na kimwe babasigiye ndetse ngo hari n'uwarashwe mu maguru y'inkuru nayo babwiye rero n'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara hano mu mujyi wa Goma aho hiberemo ikintu cyitwa igihuha harimo ikintu cyitwa igihuha bavuga ko mu by'ukuri Wazalendo uko byakose ngo ziri kurwana zishyize amanga cyangwa se bashyizemo imbaraga ku buryo ngo bagomba kubanza bakagarura nibura ngo umujyi wa Bukavu hari uwitwa ngo ni Makanake rero uri kurwana no muri za Kabare cyangwa se hano muri teritwari ya Kabare niwe rero ngo witeguye kuba yagarura uyu mujyi wa Bukavu ndetse akaba agomba gufashwa n'ubundi na Wazalendo baturutse hano muri za Nyangezi kuko barimo kugenda bigamba ko Nyangezi baba bamaze kwigeramo gusa ariko amakuru dufite nuko Nyangezi nta nubwo bigeze banayikandagiramo usibye kugaba ibiteraho mu nkengero nabwo bakahakubitirwa mu by'ukuri Vincent waramutse neza urakomeye we ndameze neza hanyuma Vincent ndavuze ntireka ngushyire ku murongo n'ubundi dutangirane ikiganiro tuganire mu makuru cyangwa se tugeze ku badukurikiye amakuru ni amakuru akomeye cyane ibitero birakomeje imirwano irakomeje hano muri Sud Kivu ubu ngubu inkuru yatangiye guca ibintu kuri front page sinzi nawe wabibonye ni umwe mu ba hafi ba Evariste Ndayishimiye ni perezida w'igihugu cy'u Burundi uyu mugabo ntabwo ngo yaje guhirwa n'urugamba mu bitero biherutse kubera ahantu bita muri za Rugezi ngo hari yamutumye ngo ajye kureba ngo ese kubera iki iyi Rugezi yananiranye kuvamo niba rero yari yaramujyanye hari kwiga ishuri rya gisirikare akabatireka mwohereza ajye gufata iyi Rugezi ahageze nk'umuntu ngo wari uri mu bimbere cyane rwose ngo ayobe bitero ntabwo yigeze kuharenga ubu rero nagahinda ariko ngo imirwano buri munsi hano muri za Rugezi cyangwa se hano muri teritwari ya Fizi ubwo birumvikana ni hari muri imurenge iri kuba buri munsi no muri iki gitondo birashoboka kuba imirwano ihazindukiye yo kureba ngo uko bakuraho umurambo cyangwa se batora uriya murambo guriya muvandimwe cyangwa se yuriya mu sibwo turavaho ni umuvandimwe twanavuga ko ari umuvandimwe wa hafi ni umunyamuryango wa hafi wa Evariste Ndayishimiye waguye hari muri za Rugezi
nibyo kubera yuko Evariste Ndayishimiye abona twirwanaho ndetse na M23 byagize imbaraga zikomeye yafashe icyemezo cyo kohereza abo yizeye kuko yavugaga yuko abona abantu benshi yajya yohereza kugira ngo babashe gufata rugezi cyane cyane ibirombe by'amabuye y'agaciro bihari batagiye babigeraho akeka yuko rero impamvu batabigeraho ari uko hari ibyo bamukinga aravuga ati rero kanohereza amaraso yanjye niyo yenda yabikura uko mbyifuza ntidutangaze ko nawe ejo wazabona avuze ngo nanjye kanjye ku rugamba ariko ntekereza ko biriya bintu mu by'ukuri koherezayo umuntu nk'uriya nawe wabayeho buriya bari abantu bafite inzozi ndende zo kumva ko nabo bagomba gukira bakagira amafaranga so kumwohereza mu binombe rero ushobora kuba yaravuze ati ngomba kurwana mpaka rwose iyo rugeze inyifashe kugira ngo ndebe ko nabugira icyo nyigabanaho bikamuviramo gupfa buriya kohereza umuntu ufite ifemba y'ikintu ukamwohereza ngo ajye kugikurikirana ashobora kugikurikirana ubuhwamada kikaba cyakwangirika nibyo nyine kubera ko yaba Evariste Ndayishimiye cyangwa n'abandi barwana ku butegetsi bwa Kinshasa urabona ko nta kindi bashyize imbere nta mabuye y'agaciro baravuga bati natwe ko tugende hariya hari ibirombe hari imbaho hari ibiki ibyo byose ukabona ari cyo bakeneye niyo mpamvu rero avuga ati umutongi wa nyuma wanjye w'amaraso nzawutana ariko byo nyine mbigereho twirwane rero avuga ati umutonyi wa nyuma w'amaraso nzawutana kugira ngo guhera 2017 tugirirwa nabi turaswa tudafite uburenganzira bwo kwisanzura none igihugu cy'amahanga nacyo kije kudutegeka ntabwo tubyihanganira ntabwo tubyumva ati turwana ku buryo ari ukugera ku wanyuma aho kugira ngo uzadukure hano twebwe ariho twavukiye ariho tuzi nta wandi twohereza ati tuzarwana kugera no ku mwana wa nyuma wacu arwanye kugira ngo yigarurire agace kiwe k'amateka agace kibavukamo niyo mpamvu rero ibyo byose biba ugasanga yaba ari abasirikare bakuru b'ingabo z'u Burundi yaba ari abatoya yaba ari ab'ubutasi yaba ari abo ngabo Evariste Ndayishimiye yaba yizeye mu muryango wiwe wa hafi yaba n'abandi bose yavuga ko bamufasha kugira ngo agere ku byo we abona byari nk'inzozi bahagera nyine M23 twirwaneho ikabakubita inshuro kubera ideology yabo yo kurwanira agace kabo k'amateka vise wenda tugaruke tuvuge kuri ibintu bijyanye n'amabuye y'agaciro mu by'ukuri twavuga ko aya mabuye y'agaciro niba bari baramenyere gucukura bizi ko aba barundi bigeze gukorana neva n'ubundi akazajya bacukura amabuye hara muri za Rubaya ntekereza ko ariyo buriya femba kuko hari ukuntu bayapakiraga kananyura hara mu gihugu cy'u Burundi tuvuge ngo Evariste Ndayishimiye naramuka atabonye aya mabuye nawe nk'uko wari ubikomojeho byamujyana kuri tere atabonye ko kari agace bagafashe cyangwa n'ubundi biraza kurangira mu by'ukuri ahubwo babakuye hano muri iki gihugu cyangwa se hano muri Kongo kuko urabona ko M23 irashaka kubakuramo baragaba ibitero biremereye bakagira gute tuvuge ko Evariste Ndayishimiye nawe ashobora kwifatira amarega nawe ni general M23 irarwana ariko ingabo z'abarundi nazo ntabwo ziboroheye ziravuga ziti aha tuzahata amaraso ya nyuma ko niyo M23 ikavuga iti ahangaha tuharwana nko kugira ngo tubone ubutaka dukomokaho Evariste Ndayishimiye akarwana avuga ngo ndi kurwana mfite intego ebyiri intego ya mbere ni ukugira ngo nkure umwanzi hafi y'igihugu cyanjye nk'uko Evariste Ndayishimiye abivuga Evariste Ndayishimiye arwana afite intego eshatu intego ya mbere aravuga ngo akeneye amabuye y'agaciro nk'uko yasinyanye na Kisekedi amasezerano yo kugira ngo arwane na M23 ahabwa amafaranga ariko yishakire n'ubundi butunzi buri hariya intego ya kabiri aravuga ngo rero itabarira mwabira bizi ko yari yarabohereje abasirikare imbere z'igihe ngo bo kujya kurwanya itabara mwabira misozi ya Fizi za Rugezi za Mikenke ndetse n'ibindi bice bitandukanye byo muri Sud Kivu yego iyo nayo aravuga ati nkuru umwanzi mu bice byegereye igihugu cyanjye mbegeze kure niba kubarwanya ngo mbamare nk'indinganiye ariko mbegeze kure ku buryo
batari hafi y'igihugu cyanjye ku buryo baneza umutekano mukeya. yego Iyo ntego nayo Evariste Ndayishimiye arayirwanira. Intego ya gatatu M23 aravuga ngo ishobora gufasha twirwanaho kugira ngo bamukure ku butegetsi. M23 ndayirwanya inshuro ebyiri. Iya mbere ndayirwanya shingiye ku masezerano nasinyanye na Tshisekedi. Intego ya kabiri ndayirwanya shingiye ko ishobora gufasha Tabara kuza kumukura ku butegetsi. Izo ntego rero bombi zo ko Tabara ashaka kumukura ku butegetsi no kurwanya M23 bishingiye ku masezerano yagiranye na Tshisekedi zishobora kumujyana ku rugamba nk'uko perezida wa Chad yagiye ku rugamba bikarangira ahubwo bagiye kurwanya umutwe wamurwanyaga ngo utamukura ku butegetsi bikarangira bamurashe. ubwo reka turebe rwose ndareba nkabona umugani bitewe n'ikiri hariya hantu bishoboka cyane kuba rwose yakwerekeza ku rugamba nk'uko urimo urabikomoza. Hanyuma vise ariko tuvuga ibintu dusubira ibindi wazarendo ngo basizoye ngo barashaka kugarura uyu mujyi wa Bukavu. ngira ngo urabizi ko hari uherutse gutanga itangazo ati kugira ngo uyu mujyi wa Bukavu tuwufate birasaba kurasana n'abaturage tugahera ruhande tukarimbagura. Ubu tuvugana amakuru dufite nuko mu by'ukuri ku munsi w'ejo hano muri teritwari ya Kabare hiriwe imirwano iri kugenda isatira ikibuga cya Kavumu cya hano muri Sud Kivu. ni imirwano n'ubundi ubona ko igenda iba itunguranyaho abazarendo baturuka hano muri za Kauzi Biega ngo ni makana cyangwa uri hariya ngo na wazarendo biwe hariya rwose barimo baraga ibitero bagakubitwa bagasubirayo hara muri Kauzi Biega. Vincent ni nk'iki M23 irakora kugira ngo iyi ntambara cyangwa se ibitero biri kuba hano biri kuva hano muri Kauzi Biega dore ko biri guhita biza already hano no hafi n'ikibuga cy'indege muri za Katana wazarendo rimwe nimwe akigamba ko bahafashe. Niki M23 irakora kugira ngo ibitero mu by'ukuri bitekongera kugaragara hangaha? Mbere yuko njya ku cyo M23 ikora kambanze ngaruke ku rugamba uko rumeze. Yego hari general bita Kisimbira makanika wa wazarendo uri mwabino bice ni general Toporo Karame byumvikana iyo tuvuze wazarendo wumve ko ari Toporo Karame. Uyu bita general Kisimbira makanika niwe mu by'ukuri ukambitse mwakama gace ka Kabare ni makanika yari aravuga ati ndere icyo nkora cyose nuko M23 nayibona mwabino bite. Niki gitondo agenda no ngasigara nigaruriye umujyi wa Bukavu nk'uko twabishyize mu maboko yacu dushingiye ku byo twabwiwe na Justin Ndayishimiye ndetse na Bitakwira n'abandi bawazarendo bakuru baricisha sa no mu bindi bice bitandukanye. Yahise rero afata ibaruwa ikomeye cyane ahita yandikira Tshisekedi aramubwira ati ndagusaba yuko wadura intwaro zikomeye. Ndagusaba yuko wadura intwaro zikomeye kugira ngo tubashe gukura M23 mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu bindi bice. Kandi iyo baruwa n'ubundi yari yanditse indi baruwa imeze nkaho yandikira chef d'etat major ushinzwe ibikorwa by'ingabo mu bice by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biro bya General Masunzu Pacifique amusaba yuko bahabwa ibikoresho bagahabwa ku bifare ejo bundi FARDC yaguze bishyashya. Ati dore ko ibyo bifaru natwe tubaje gukubita M23 tugikure muri Kabare. Ubwo subwo yabonaga ibyo bifaru babinyuza hehe? Imana bisaba nanjye ubwo ndibaza bazabiza neza bazabiza mu kirere bakabirekura mu ishyamba arimo bya parike Kauzi Biega. Ntabwo yerekana buryo kizabagera ariko ni uburyo bumwe bwo kugira ngo M23 nayo igira ubwoba ariko ntabwo yagira ubwoba ku buryo bw'amagambo gusa. Ariko urumva nawe ni strategy agira ngo akoreshe yerekana yuko ari umukunda igihugu nyawe nyine ko afite ubushake bwo kurwanya M23. Ibi ni uburyo nyine ari kugira ngo nawe arekemo Tshisekedi ndetse n'abamushyigikiye yerekana yuko afite akayihayiho ko gukubita M23 ariko ukabona M23 nayo itamworohera. Ibi bije gukurikira n'ubundi ibaruwa yiwe yanditse iyi mirwano yose izikurikira itangazo ryatanzwe na guverineri mu cyawa Sud Kivu avuga yuko aje mwakariya gace kugira ngo afashe ibice byose bya Sud Kivu kugira bigire umutekano. Kubera yuko hari hatangiye kugaragara amakuru avuga yuko uyu guverineri nawe ashobora kuba
ari umwe mu bashyigikiye intambara iri kuba muri za teritwari ya Kabare. Aravuga ati ntabwo nshyigikiye intambara, ntabwo nshyigikiye kuza bino bice bya Kabare umutekano, kuko Kabare ni igice dufata nk'igice cy'amateka kandi kitayigayezwa cyo muri Kivu. Ati turasaba umwami wa Kabare gusubira mu byimbo byiwe agatangira akayobora. Ati kandi ndabamenyesha yuko nje kubashyigikira kandi ngashyigikira n'abashi kugira ngo mukomeze mutere imbere mugeze umutekano. M23 ko nayo ari cyo iraza gukora kugira ngo mugire umutekano urambye mu bice byari byose. Ati yuko uyu mu General Porkarame Kisingira makanika ari gukomeza gaba ibitero mu bitero bitandukanye, ari gukomeza yandika amabaruwa asaba FARDC ndetse na Kisekedi na Masunzu kumufasha kugira ngo adukure mu bitero turimo. Ati ibyo ni inzozi. Ati ndabizeza yuko Armée Révolutionnaire Congolais bari gukora ibishoboka byose dufatanyije kugira ngo kino gice cya Kirunga cyongere kibone umutekano kandi mu buryo bufatika buhoraho, kandi ku buryo umuntu wari wese akora imirimo yiwe mu buryo bufatika. Ubwo rero icyo kiri muri bimwe M23 iri gukora kandi kuriye no gukora nyine kugira ngo umutekano ndetse no kurwanya ibi bitero shuma bya Wazalendo ndetse n'indi mitwe itandukanye harimo FDLR, harimo abarundi n'abandi biri kwibasira kino gice, kuko twagiye twumva amakuru atandukanye yuko mwa bino bice n'ubundi harimo abarundi bahizemo bagifatanyije na Wazalendo bakirimo kurwanira mwa bino bice kugira ngo barebe yuko bagera mu bice ingabo z'abarundi zirimo muri Kivu mwa biriya bice bya Fizi, bya Warungu na za Mwenga ndetse na za Uvira. M23 urumva rero ibyo yatangiye gukora. Icyambere guverineri wa Sud Kivu yashyizeho itangazo rigaragaza yuko kana ari agace k'amateka kadakwiye kuyegayezwa, adakwiye no kuba kavogerwa. Yerekana yuko Armée Révolutionnaire Congolais barimo bakora ibishoboka byose kugira ngo umutekano mwa bino bice ugaragare. Nta kindi kintu rero icyo M23 ikwiye gukora kindi nuko ikwiye gufatanya n'abaturage ikabibutsa inshingano zabo ko ari ugutangira amakuru ku gihe, ikabibutsa inshingano zabo ko ari uko bagira uruhare mu gusigasira amahoro ndetse n'umutekano, kandi ibyo byose bigashingira mu gukora kubera yuko buri umutekano wa mbere ushyira ku nda. Mu gihe bano baturage baba batonje ntabwo umutekano usoboka, ntabwo ingamba zose M23 yafata zagerwaho. Igihe cyose baba bahaze ingamba z'umutekano M23 yafata zagerwaho, kuko babwira abantu bahaze, hari umugani bavuga ngo ntabwo amatwi arimo inzara yumva, mu gihe n'abatonzi ntabwo babwira ngo bumva, ariko bafite icyo kurya, bafite icyo bahahisha, bafite icyo bajyana ku isoko. Icyo M23 cyose yababwira bacyumva. Ikigoye gukora rero ni nk'ibi biri mwari rutangazo rya Busu guverineri wa Sud Kivu ndetse n'izindi ngamba zagiye zitangazwa zizakorwa na M23 bafatanyije n'ingabo zabo. Hanyuma vise wenda hari abavuga bati ramutse kuko ibitero biri guturuka muri Kauzi Biega ati baramutse bafashe nka force nyinshi zikazenguruka hariya hantu, ati n'ubundi babanetararije ibitero biza hano mu by'ukuri. So rero urumva ko ako kantu nako karakenewe. Baramuvuga yuko M23 ifite abasirikare bakeya n'abifite iramutse bajyanye ikajya kubazengurutsa parike. Iriya parike ni nini, iriya ni parike nini ku buryo abasirikare bose M23 ifite kereka bose bakuye mu bice barimo akaba aribo bajya kuzenguruka parike. Iyo kandi ntabwo yaba ari strategy yo kurwana kuvuga ngo ugiye kuzenguruka parike. Ntabwo wahangana n'umuntu uri mu ishyamba ngo uramuzengurutse umutsinde, yagumamo akajya kurasa akaza agasubiramo, wajyamo akakurasa nawe ukabuza ubuzima. Igice cyiza rero ni uburyo bwo kureba amapozisiyo yabo ahubwo ko afite imbaraga, afite amakuru y'uburyo Abazalendo bava mwari amashyamba baza mu baturage bagacunga ubwo buryo kandi bakongera imbaraga ku mapozisiyo bafite. Naho kuvuga ngo yajya kuzenguruka parike yaba nyine ari ukurwana bya cyana, kuko icyo ntabwo ari tactique de guerre kandi ushobora kubageza ku musaruro. Uwarabitekereza nk'umusivili. Vise ejo rero n'ubundi mirwano yiriwe n'ibindi bice byari birimo imirwano. Vincent, nabonye wari urimo kubikurikirana cyane mu masaha y'umugoroba ku buryo rwose agenda gutwa updating. Imirwano ejo mirwano wakurikiranye yarebereye he? Rucuru muri groupement ya Bukombo. Ego.
imirwano ikaze yahuje M23 ndetse na Wazalendo. Wazalendo yari iturutse iva ku gasozi bita Rukarara, aho yari ifite pozisiyo, ariko M23 itangira kubatera igira ngo irebe yuko ibasubiza inyuma. M23 iturutse muri centre ya Bukombo itangira gukoresha Wazalendo ibakura ku pozisiyo yabo, ariko Wazalendo bakomeza kuvuga ati natwe buke bwire ntabwo turaza kuvirira M23. No mw'ijoro gitondo ubundi amakuru nyesha imboni yanjye iri muri kano gace ka Bukombo yambwiye yuko centre ya Bukombo ubundi mu bice byegereye kano gasozi ka Rukarara Wazalendo iri kongera kwiyegeranya kugira ngo irebe yuko yakongera kwisubiza kano gace yari irimo igakure M23. Aha hantu rwose naho ni ahantu hari imirwano cyane muri iyi minsi rwose, hari kubarirwa ibitero bigiye bitandukanye. Sinzi uko biri bugenda, ariko bundi harango bakubwira ko FDLR ziri ari nko mu ndiri ya FDLR, akakubwira ko hari zaturutse hano muri za Nyiragongo, hari abaturutse iyo za Nyanza, hari abaturutse za Gatsiro, donc FDLR yagiye iva mu bice byinshi ni haragiye yikusanyiriza. Rero niyo mpamvu buri bitero byahara bitari kurangira gusa, ariko uko byakose operation burazirakomeza pe. Ni challenge ikomeye cyane kuri M23 kubera yuko Rucuru ni ahantu hanini cyane, noneho akaba ari ahantu M23 itametiriza cyane kubera ko ntabwo iramaze igihe nk'uko aba Wazalendo ni FDLR yamaze igihe. FDLR yamaze imyaka igera muri 30 ibana n'abaturage, ihinga, ikora ibishoboka byose ku buryo yiyeshurikira mu baturage. Noneho M23 yo yaje ikabona abaturage baraho gusa, ikagira ngo bose ni abaturage kandi harimo Wazalendo harimo na FDLR. M23 rero ikintu ikwiye gukora kugira ngo centre ya Bukombo yizere umutekano nuko yongera abasirikare, ikongera abapolisi, ikongera abasekirite ndetse n'inzego z'ibanze, ikaziha ubushobozi bufatika bwo kubasha gutangira amakuru ku gihe. Kubera yuko kano gace abaturage bari bavuga yuko network ari ikibazo, uburyo bw'itumanaho ari ikibazo, kubera amakuru babonye kugira ngo yageze kuri M23 bigoye kuko nga pozisiyo zabo ziri kure. Ibyo rero M23 mu bizabikosora, network ikaba ihari, uburyo bw'itumanaho bukaba bukoze neza, uburyo bwo gucunga umutekano, strategy ziri byetanishije. Ibyo ngibyo nibo babasha kubigeraho. Mu gihe byose turaza kugerwaho, kano gace uzakomeza kumva imirwano ikomeye, kano gace uzakomeza kumva FDLR yateye, kano gace uzakomeza kumva Wazalendo zavutse amanywa n'ijoro, mu gihe iby'itumanaho bitameze neza, mu gihe ingabo kuri M23 zikiri nkeya, uzajya ubyumva kenshi. None se Vincent, iyi ndi mirwano ariko ngo ku mugora washize ngo yaberaga hano hafi na za Warikare, mu mirwano ari meze nabi. Nibyo mu gace ka Warikare kegereye Masisi, imirwano ikaze yabereye muri teritwari bita muri groupe bita Buwabo, ni hafi y'agace bita Nyabyondo ari muri teritwari ya Warikare, aho M23 n'ubundi yahanganye na Wazalendo barwanira ku misozi ikikije hano Nyabyondo. Yego, aho Wazalendo yari imaze iminsi irimo yikusanya kugira ngo irebe yuko ishakisha ukuntu ikubita M23 nk'uko babyivugira. Bakavuga bati turi kwiyegeranya kugira ngo turebe yuko M23 tuyikura kuko dusozi iriho, natwe turebe yuko twakigarurira Nyabyondo, noneho dusubire muri centre ya Warikare tuyikora uko dushaka, tuyicunga uko dushaka. Noneho M23 kuko ikoresheje iperereza ryayo itahura ayo makuru yuko bari kwishyira hamwe, noneho itangira kubarasi bakura ku mapozisiyo bariho, barirukanka. Ariko n'ubundi nubwo birutse, ntabwo birutse bavuye ku kejo, birutse kubera yuko babonaga M23 barushira imbaraga. Baravuga bati isa ku isa n'ubundi bashobora kugaruka, nk'uko abaturage bari mwabino bice babivuga, bakavuga bati dufite twabonye Wazalendo yirukanka ariko ibikoresho byabo barabirukankana nubwo bataye bukeya, ariko ubona bagifite gahunda yo gukomeza kurwana. So aha navuga ko Vincent, aha hantu navuga ko ari ahantu ubona ko ari gutegurirwa urugamba, kuko unureba urasanga kuri kote ya M23 barimo barahadeployinga abasirikare ndetse babandi bita ngo ni unité spéciale cyangwa special force. Nuza kureba ku ruhande rwa guverinema barimo bararifosinga, nabo barimo barashyira ibikoresho byinshi cyane. Aha hantu navuga ngo ni quartier cyangwa se hano iyi Warikare, bakubwira ko ngo
ibice byinshi bigizwe n'amashamba n'amashamba ku buryo rwose ndetse ari amashamba yandi bita tujya tuvuga ngo y'inzitane ahantu kubera iki M23 mu by'ukuri hari uvuze ngo ni ugutandaraza yaba byiza ntiyareka kujyayo ahubwo ikagaruka hano muri Masisi bakabanza bakamaramo izi FDL na wazalendo ziri guhungabanya umutekano w'abaturage. Niramuka ikoze ryo gusubira inyuma n'ibicirimo byose zabivamo. Oya ndavuga kuza hano nko muri Masisi gafungira hariya ntije muri Warikari. Nyine kuva mu bice yari irimo muri teritwari ya Warikari gasubira inyuma nguje gufungira muri za Masisi. Izabiha imbaraga abasirikare ba ingwanyi za wazalendo, izabiha imbaraga aba FDLR, izabiha imbaraga ababiligi, abarundi ndetse na FARDC bari mwabira bice. Cyane cyane kubona Kisekedi arimo navugurura amasezerano na UPDF ushobora gusanga yahita ibingambanye gafata abarwanyi bo kugira uruhande rwa leta gukomeza gukorera imyitozo mwa bino duce bikarangira aho bagiye gukorera ku buryo bugaragara noneho bikarangira bagarutse mwa bino bice bya Masisi gukubita M23. Uburyo bwiza ubundi abahanga mu mutekano bavuga yuko iburyo bwo gucunga umutekano ari ukwataka umwanzi ukamugeza kure. Ariko Vincent n'uguva wenda gutyo wibuke ko hano muri Warikare M23 bo bagenda bifatira inzira z'imihanda mu nkengero y'umuhanda nyine ubwo ugasanga bageze nko muri centre ariko mu nkengero y'centre izi ngabo zikaba zikirimo rimwe na rimwe urabizi ko hari amakuru atugezeho ko bigira imbere baba bakihava zigahita zihahagarara inyuma yabo ugasanga ubwo baheze hagati na hagati ku buryo no kugeza y'ibyo kurya na minisiyo bigorana bugasanga kubitega ambush. Ibi bisobanura iki? Effective ni nkiya niyo mpamvu ntibareka gukomeza kujya mbere ahubwo bagafungira ahantu hamwe. Icyo barimo ni ukurwana. Igihe cyose no kurwana uhura na challenge zitandukanye. Nibyo nakubwira ko abahanga mu mutekano bavuga ko meilleure protection ari meilleure attaque. Igihe cyose M23 yavuga ngo isubiye inyuma nibyo nagusobanurira yuko izabihaye umwanzi imbaraga zo kugira ngo yiroganize. Ariko iyo umwanzi wabazi ko M23 iri hafi kwiyoroganiza barabitinya ko baravuga ngo nituramuka dushinze irundira ahantu hamwe baraturasa nituramuka tujye gutoza abazarembo barabarasa none ubwoba bukabatera bigatuma nabo bakora bagira panike n'ibitero bateguye bakazitegura mu buryo butari bw'ikinyamuga. M23 kugira ngo ucunge umutekano w'iri nuko kwa n'abaturage mu buryo bufatika noneho abasore inkumi abasaza n'abakecuru bose bagasenyera umugozi umwe noneho bakabasha no kubona igisirikare gifatika igipolisi ndetse n'abashinzwe umutekano bandi. Ariko kuba gusubira inyuma nisubira inyuma ibyabayeho 2013 gihe basubiraga inyuma urabizi n'ubundi nicyo cyabaho. Hanyuma vise ndimo ndabona update sinzi niba nayo byazakugezeho ku rubuga n'ubundi rw'imbone zacu bavuga ko ngo hano mu nkengero ya za Uvira n'ubundi ahanga ubanza wagira ngo rwose harozwe ibintu bijyanye n'imirwano buri munsi hari kubyukira imirwano. Sinzi ndabona n'ubu bavuga ko rwose ibitero cyangwa se imirwano batangiye kongera gusa n'abari koherezanya ibintu by'ibikompora bivuze ngo ubwo batangije amakompora cyangwa se guherezanya ibintu bijyanye na za Nyamugigima mu kanya gato bashobora no kuza gukoresha imbunda ntoya. Rabuzo ni Nyamugigima nyibutsa umurundi rero Nyamugigima arayizi cyane kubera ko bino bikenye twigeze tubigarukaho tuvuga ko M23 iri gushaka kugira ngo ifate bino bice byose bya Uvira ndetse n'ahantu hose habuza umutekano. Yego. Ariko umurundi nakavuga ati turakoresheje Nyamugigima kugira ngo M23 izi mwa bino bice tubisigarane. Niyo mpamvu n'ubundi guhera mu gitondo mu masaha 9 M23 nyine bayirashiwe za Nyamugigima ariko nayo ikora kuri za Nyamugigima zayo isubiza. Ariko twiteze yuko mu masaha kugera mu kanya nka 2 sanga tuza kubona andi makuru yisumbuye byabaye tukaza kuza kubimenyesha abakunzi bacu mu makuru atanga. Ariko ntekereza vise urugamba rurimo rutangiye kuri mu masaha burarujya ruba urugamba rubi
no kurangira ntabwo rujya rupfa kurangira uko saa 9 ntabwo usibye ikivurega ntabwo urugamba ruzapfa kurangira mu gihe ingabo z'abarundi zikiri mu kano gace bagomba kurwana nyine kugera ku munota wa nyuma kubera yuko za ntego zabo ntabwo barazigeraho yaba wazarendo yaba M23 yaba ingabo z'abarundi ndetse n'abandi buri wese intego afite narayigeraho niyo mpamvu ubona banahera nijoro bakavuga bati kaduhere nijoro turebe yuko twaprofita umwanzi wacu urugamba rwa nijoro ruba rukaze kubera ko buri wese abarwana avuga ngo turebe yuko twagera ku manywa none tumenye naho turasa hariho reka tuva ngabura ubwo turaza kugenda tureba update kuko tuhafite barimo kugenda bidukurikiranira ubwo baraza kugenda twatupudetinga batubwira uko bimeze cyangwa se uko imirwano ihagaze uko buri buze kugenda buca hanyuma vise Trump ariko ngo arimo aravuga rwose ko agomba guhabwa rwose igikombe uyu mugabo akomeje nayo kugenda rwose nava kuko rwose ari ibintu nkoranyambaga arimo arayumva cyane ndetse no kwigamba no no kwikina ntabwo twavuga yuko ari ukwigamba cyangwa kwikina kubera yuko bimwe nyine bikorwa ko birivugira na service kuko kuvuga ngo yatumye ngo amasezerano ngasinywa nayo atanarasinywa ubwo twavuga ko ari ibintu yavuze ngo yagaherewe igikombe kadusomwe ubutumwa bwe twumve uko yabuvuga yego aragira uti very happy to report that I have arranged along with Secretary of State Marco Rubio I want to treaty between the Democratic Republic of Congo and the Republic of Rwanda in the war which was known for violent bloodshed and disease tugeregereje mu Kinyarwanda aravuga ngo anejejwe no gutanga raporo cyangwa no gutangaza ko amaze gukora ibishoboka kugira ngo we na secretary wiwe Marco Rubio ngo akore amasezerano ashimishije hagati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Rwanda ngo mu ntambara yabo ngo intambara ngo izwi cyane ngo kuba iri gutuma hameneka amaraso menshi hagapfa n'abantu benshi arakomeza ati more so even than most of other wars ati ni intambara ati izindi zose and has gone on for decades ati ni intambara imaze ibinyacumi byinshi ati representatives from Rwanda and the Congo will be in Washington on Monday to sign documents ati abaserukira u Rwanda n'abaserukira Congo bazaba bari Washington kuwa mbere kugira ngo basinye iyo nyandiko ati this is a great day for Africa and quite frankly a great day for the world. I want to get a Nobel Peace Prize for this. Ati ni umunsi udatangwa kuri Afurika ati ni umunsi w'ukuri kw'isi ati ni umunsi udatangwa ku isi ati kubw'ibyo nkeneye igikombe cy'amahoro ariko Vincent nibyo ndimo ndavuga twagiye tubona bajya kuba bagira ibyo bakora cyangwa se bajya gusinya ahantu henshi hagiye hatandukanye ariko bikarangira binaniranye ntekereza ko aka kanya ntabwo Trump yakabaye ahita avuga aka kanya ko avuga nkaho byamaze kurangira kandi twarabonye rimwe na rimwe n'igihe bicara ku meza bikarangira nta bibaye Trump rero atandukanye n'ahandi hose byagiye biba nihe batandukanira aho batandukanira ubwa mbere urabanza ukareba imbaraga za leta zunze ubumwe za Amerika icya kabiri ukareba imbaraga bafite haba mu gisirikare haba mu bukungu haba no diplomasi Repubulika y'u Rwanda ntishobora kwiyopoza kuri leta zunze ubumwe za Amerika icyemezo cyose Repubulika y'u Rwanda yafata kibangamiye Amerika yategeka u Rwanda rukagikuraho icyemezo cyose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafata kibangamiye leta zunze ubumwe za Amerika yategeka kikavaho
hadakuweho ubusugire bw'ibihugu byombi nk'uko Amerika Donald Trump bose wawe yabyanditse yavuze ngo twamaze gutegura inyandiko kuwa mbere intumwa z'u Rwanda n'intumwa za Kongo bazaza kwisinya. Ubwo twumve ko nta kigomba guhinduka bagomba kuza gusinya. Nta kigomba guhinduka ushingiye no kubyo Nduhungire yandikiye kuri Twitter. Ariko twabonye hari amagambo aherutse kuvugwa na n'umuvugizi wa Kisekedi uyu ngo ni Salama ngo niba ari Tina Salama avuga ko ngo mu byo bagiye gusinya ngo harimo ngo no kuba ngo harimo ya porogaramu ya gahunda ya Rwanda ivuga ngo bagomba kurambika ngo M23 ngo igomba gushira intwaro hasi ikajyanwa ngo donc ngo bakayidezaruma. Ibyo bintu sinzi mu by'ukuri bisa nibihabanye ibyo uyu Tina Salama yavuze bisa nibitandukanye kuko ntabwo bajya gusinyira M23. Ntabwo basinyira M23 ariko usomye ku rubuga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Mu bizasinywa harimo kurwanya imitwe yose yitwaje intwari y'Umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Iyo uvuze imitwe yose yitwaje intwaro na M23 izamo. Byarangira by'umwihariko specifically bakavuga ngo nukubahiriza umwanzuro w'akanama k'umutekano ka UN 2073. Icyo ata uyu mwanzuro w'akanama k'umutekano ka UN kavuga bavuga yuko M23 ikwiye kuva mu bice byose yafashe. Aho kukibaza ngo izaza mu buhe buryo Amerika irabagenera ahe bazajya. None se wareba basanga M23 ikavuga yuko ngo amasezerano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda tabareba. Ariko ntabwo M23 iratinyuka na rimwe ivuge ngo amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kongo ngo ntabwo abareba. Kubera yuko M23 iravuga ati twebwe aho turi habonetse umutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikavuga ziti twebwe dukeneye gucukura amabuye y'agaciro ariko tuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amahoro ndetse n'umutekano tugacukura ahantu hari umutekano. Icyo bigaragaza rero biravuga biti Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izasinyira amasezerano n'u Rwanda kubibareba. M23 isinya amasezerano n'ubutegetsi bwa Kinshasa kubibareba. Hano rero icyo bigaragaza nuko amasezerano ashobora kuba hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na M23. Bikanzurwa yuko M23 aho iri hatitwa ko ari M23 ihari. Hakitwa ko hari inde? Hari ubutegetsi bwa Kinshasa nk'uko byagiye bigaragara no mu bindi biganiro byagiye. Ikaba ihari ariko byitwa yuko ari ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihari FARDC. Rwose amasezerano birashoboka ko babikora. None ubwo se byaba byitwa ngo iki? Ubwo se ubwo rero ubwo haba harimo kuba bahuvanga ingabo nk'uko twabonye biri kugenda bivuga ko harimo bamwe bashobora kuza kuvangwa muri FARDC. Ibyo nakubwiye nyine amasezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabo yihariye. Ategeka ubutegetsi bwa Kinshasa kuvugana na M23. Kandi kuvugana nta kindi kizavamo nuko ibice M23 irimo bizarangira bititwa ibya M23 bizaba byitwa ibya Kongo. Nuko mu bice bya Kongo bakagena Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Kongo ndetse na M23 bakagena buryo cy'umutekano ucungwa. Ubutumwa bwa Trump sinaburangiza sinzi nka burangiza ariko komeza na Kongo nibyo. Bukomeze nta kibazo. Ibyarebanaga na Kongo nibyo ibindi biravuga biti ngo arebye ngo arifuza igikombe cy'amahoro ngo twatumaze kubivuga. And I want to get a Nobel Peace Prize for stopping the war between India and Pakistan. Ngo akeneye igikombe cyitiriwe amahoro uko yahagaritse intambara yari hagati y'Ubuhinde ndetse na Pakistan. I want to get a Nobel Peace Prize for stopping the war between Serbia and Kosovo. Ngo akeneye igikombe cy'amahoro kubera ko yahagaritse intambara yari hagati ya Serbia na Kosovo.
I want to get a Nobel Peace Prize for keeping peace between Egypt and Ethiopia. A massive Ethiopian built dam stupidly financed by the United States of America substantially reduce the water flowing into the Nile River. Arashaka igikombe cy'amahoro ngo kubera yuko yahagaritse amakimbirane yari hagati ya Egypt na Ethiopia ngo biturutse kugutanga inkunga mu buryo bw'ubugoryi ngo byakozwe na leta zunze ubumwe za Amerika ngo none akaba yarabihagaritse ngo kubera yuko bari bateganyije yuko Ethiopia yubaka ikidamu ku mugezi wa Nili ngo kandi byari kugabanya amazi ajya muri Egypt. Ibi rero urabona ibyo Trump avuga ni amasezerano yari gufasha Ethiopia mu kubaka ikidamu ku ruzi rwa Nili. Byagizwemo uruhare na leta zunze ubumwe za Amerika ariko ku bwa Biden yarabihagaritse. Mutavangwa akeneye igikombe cy'amahoro akoye ati I went to get a Nobel Peace Prize for doing the Abraham Accord in the Middle Eastern. Aravangwa akeneye nanone igikombe cy'amahoro ku byo yakoze mu burasirazuba bwo hagati. If all goes well, I will be rooted to the dream with additional countries signing on and will unify the Middle Eastern for the first time in the age. Nibiramuka bigenze gutya kandi ngo azakomeza ko ashyiraho n'ibindi bihugu bisinya amasezerano ngo cyane nko guhuza ibihugu biri mu burasirazuba bwo hagati ngo mwirinde ngo bizabibaye ikintu kidasanzwe ngo no, I want to get a Nobel Peace Prize no matter what I do, including Russia, Ukraine. Akeneye ikindi gikombe cy'amahoro yazahabwa nyine namara gusinyisha Uburusiya na Ukraine and Israel and Iran. Hagati ya Israel na Iran nabyo nk'abirangije. Whatever that comes may be, but the people know and that is all that matters so to me. Mu bindi bibazo byose yatuwe urumva ko mu by'ukuri yigaragaza nka perezida w'isi yose. Aravuga ati ibibazo byose ni ibyanjye, ni nanjye ukwiye kubikemura. Ariko mbona njyewe n'ubundi aramutse bigezeho nk'uko abivuga ibikombe by'amahoro yifuza uko bigera muri 5 bihawe ntacyo byabitwara. Byamufasha. Naramuka bigezeho rwose amasezerano ari hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nasinywa kandi agacirwa mu bikorwa, bizaba ari byiza. Icyo gikombe kukimuha numva ntacyo bitwaye kandi yabaye intwari kurangiza ibibazo bimaze imyaka irenga 30. Ibi bibazo biri muri Kosovo ndetse na Serbia nabirangiza burundu nk'uko nawe bigaragaza bikarangira burundu kubihabwa ntacyo bitwaye. Ibibazo biri hagati ya Ethiopia na Egypt bishingiye ku ruzi rwa Nili kubirangiza kandi bikagera ku ntego zabo byaba ari byiza. Ibibazo biri mu burasirazuba bwo hagati Ukraine n'Uburusiya bikarangira, Iran na Israel bikarangira. Rwose kukimuha nanjye numva ntacyo bitwaye. Hanyuma vise reka dusa n'abagana ku musozo twigarukire muri Israel ndetse na Irani, aho ibihugu rwose bikomeje kugenda byesurana. Byo no gutwika nta nubwo rwose va kuri bya bindi. Trump yavuze ko ngo mu byumweru 2 ngo araba yafashe icyemezo cyo kuba yakunkumura Iran. Ibi byo urabivuga hiki? Yavuze yuko araba afashe icyemezo kuba yatera cyangwa atatera Iran. Icyo bivuga rero nuko ari ukugira ngo yivugire gusa gutera Iran. Naramuka atera Iran azaba ashoye Amerika mu kaga, azaba ashoye Amerika mu byago. Iran ntabwo ari igihugu cyo kwisukira muri iyi minsi, azaba yangaje intambara gatatu y'isi yose. Nuko bivuga ariko ntabwo mbona araza gufata icyemezo cyo gutera Iran cyangwa nukuyitera ubwoba kugira ngo irekere kurwana na Israel. Ntabwo yayitera ubwoba kuko umuyobozi wa Iran yaravuze ati wowe Trump ntabwo wantera ubwoba, ni mu ndasa nanjye nzabarasa. Ibihugu byinshi Uburusiya, Ubushinwa, Korea ya ruguru, harimo za Iraq, harimo n'ibindi bihugu byose bidacana umubano na Amerika, nabyo byahise bivuga ati natwe turajya kuri Iran. Nasiri yirimo ati ni ubarasa natwe tubarase. Ntabwo rero yakorera ishyano ngo ajye kwishyiraho ishyano aribona. Ntabwo ajya kwishyiraho umuriro awubona.
ni ukubivuga gusa kugira abantu bumve ko yavuze ariko nawe yabivuze neza kuko nubwo tubibona ko yavuze ngo ni ugutera, yavuze ngo turafata icyemezo cyo gutera cyangwa kudatera. Ejo mu gitondo rero azavuga ngo ntabwo turabatera, yego, kuko wabonye ko yatangiye kwandika twita avuga yuko agiye kubumvikanisha. Icyo ari bukoreyo mu gitondo aratangaza ati tukibateje. Aha vise reka dusoreze ahangaha. Urakoze cyane. Yes, bakunze Jeune Official rero nuko rwose amakuru muri iki gitondo twari twabateguriye n'uburyo rwose tuyahinyemo cyangwa se tuyasojemo. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu, abatarakanda subscribe mu bikore kugira ngo inkuru zacu zicyagira namwe muzajye mubona amakuru mu bimbere, muce ukubiri no kubona amakuru yamaze kuba umuranzi. Turabakunda cyane cyane. Roho nzima itura mu mubiri muzima, kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'i Burayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 05 76.